Kuri uyu wa 12 Gicurasi, isi yose izihiza umunsi mpuzamahanga w'abaforomo, umunsi ugamije guha agaciro uruhare rwabo mu kwita ku buzima bw'abantu no gutanga serivisi z'ubuvuzi. Ni umunsi unibutsa abantu bose ko abaforomo ari bamwe mu nkingi zikomeye z'urwego rw'ubuzima, kuko baba hafi y'abarwayi igihe cyose. Uyu munsi wizihizwa hibukwa Florence Nightingale washinze ubuforomo bwa kijyambere ndetse unategurwa na International Council of Nurses ku rwego mpuzamahanga. Nk'uko tubivuze dutangira, abaforomo bafite uruhare rukomeye mu bitaro, mu bigo nderabuzima ndetse no mu bikorwa byo gukingira no gukumira indwara zitandukanye. Akenshi nibo baba bari kumwe n'umurwayi kuva yinjiye mu bitaro kugeza akize cyangwa yitabwaho mu buryo bwose bushoboka. Ibyo twatangaho nk'urugero ni mu bihe bikomeye by'icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe abaforomo bagaragaje ubwitange budasanzwe bwo gukomeza gukorera abarwayi nubwo hari ibyago byinshi byo kwandura iki cyorezo. Reka twinjire mu bitaro byigisha byo ku rwego rwa 2 bya Ruhengeri, aho twifatanije nabo kwizihiza uyu munsi wabahariwe wo kuzirikana ubutwari bwabo mu mirimo yabo ya buri munsi. Uwizeyimana Emerita ni umubyaza, akaba ahagarariye serivisi ya maternity. Mu by'ukuri ababyaza ni inkingi ikomeye mu rwego rw'ubuzima, kuko bafasha kuzana ubuzima bushya ku isi no kurengera ababyeyi n'abana. Emerita aravuga uruhare rwabo muri uyu mwuga. Murakoze cyane, nk'uko uyu munsi ari uw'abaforomo n'ababyaza, twese duhuriye mu kubungabunga ubuzima bw'abatugana. Ku ruhande rw'ababyaza rero, twe dufite inshingano zikomeye, aho umubyeyi yaje uba ufite mu biganza byawe abantu babiri, umubyeyi ndetse n'umwana atwite. Rero akaba ari akazi keza, kuko iyo ufashije umubyeyi n'umwana we bakava hano amahoro, ni ikintu gikomeye cyane ndetse n'ishema ku mwuga wacu. Nishima iyo nkurikiranye umubyeyi waje aje kubyara agatahana n'umwana we bose ari bazima. Nicyo kintu kinezeza. So ni ikintu udashobora gupfa kwibagirwa mu buzima, kuko iyo sura ihora igaruka. Hari igihe nyine bitemera, ariko iyo bibayeho ni ikintu gihora kigaruka, ukibaza ngo kakana karancitse. Ku ruhande rw'abaturage nabo bavuga ko abaforomo n'ababyaza bafite umutima wo gufasha kandi wihangana, kuko akenshi aribo batanga ihumure ku barwayi n'imiryango yabo. Uruhare rwabo rurakaze cyane, ni ibintu bigoye, kuko twe tuba tubabaye cyane kandi twumva ibyacu biri buze gukemuka vuba ako kanya. Tukaba dushaka hari turi kumva ko bahita babikora ako kanya, tukagira bite, ariko ibyo ntabwo babyitaho, barabyirengagiza bakadufasha. Baba bafite akazi gakomeye ariko barabyihanganira. Impuguke mu buzima zivuga ko kubaka urwego rw'ubuforomo bukomeye ari imwe mu nzira zifasha guteza imbere serivisi z'ubuvuzi no kugabanya impfu zishobora kwirindwa. Nubwo ariko aka kazi ababyaza n'abaforomo bakora kananije, ariko ngo ni umuhamagaro ndetse bagakora bagakunze. Aha niho bahera bashishikariza urubyiruko kuza muri uyu mwuga, kuko ari bo Rwanda rw'ejo. Akazi kacu k'ubuforomo n'ububyaza ni akazi k'umuhamagaro twatorewe n'Imana. Imana niyo yaduhamagaye kugira ngo dukore aka kazi, kuko ni akazi katoroshye. Usanga mu bigo byose by'ubuvuzi, umuforomo n'umubyaza, abana n'umurwayi, amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7. Ubwo rero niyo urebye mu bigo byose by'ubuvuzi, usanga abaforomo n'ababyaza aribo bagize umubare munini w'abakozi baba bari muri icyo kigo. Akazi turagakora, tugakora neza kandi tugakora tugakunze. Umwuga wacu ni umwuga mwiza, turahamagarira urubyiruko kuza mu mwuga wacu w'abaforomo n'ababyaza. Hano ku bitaro bya Ruhengeri dukorana na kaminuza zitandukanye, tugakorana ndetse n'ibigo by'amashuri bindi byigisha nursing aid. Dufite abanyeshuri benshi, tugerageza kubigisha. Mbese muri rusange umwuga wacu ni umwuga mwiza, duhamagarira urubyiruko kuza tukabigisha ko nibo baganga b'ejo hazaza. Kugeza uyu munsi imbogamizi tugifite ni ubuke bwacu bw'abaforomo n'ababyaza, ugereranyije n'inshingano dukora ndetse ugereranyije n'ingano y'akazi. Ariko ibyo nabyo twizeye ko bizakemuka mu minsi iri imbere muri gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima ya 4x4.
Mu rwego rwo kwizihiza no guha agaciro umurava n'ubwitange by'abaforomo n'ababyaza, umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Muhire Philbert yashimiye byimazeyo akazi gakomeye bakora umunsi ku wundi mu kwita ku barwayi no kurengera ubuzima bw'ababyeyi n'abana. Yagaragaje ko abaforomo n'ababyaza ari inkingi ikomeye y'urwego rw'ubuzima kubera ubwitange, impuhwe n'umurava bagaragaza mu kazi kabo ka buri munsi. Akazi rero mukora ni akazi gakomeye cyane twebwe tuzi tudashobora gukerensa na gato, ariko bikomeye n'abarwayi barakazi. Uretse twebwe nk'abayobozi b'ibitaro, uretse abaganga mukorana b'abadokiteri n'abandi, ariko abantu babizi cyane kandi banagashima, mpamya ko banagashima ni abarwayi. Niyo mpamvu rero uyu munsi ari umunsi ukomeye, ni umunsi twongera kwiyibutsa neza, tukagaruka ku nshingano zacu zikomeye kuva mu bijyanye no kwakira abarwayi. Uretse n'ibi ngibi turimo wenda byo kuvura indwara mu buryo busanzwe, ariko muzi n'ibihe twabayemo bitoroshye. Abanasi n'amapompo, Salomari hano ngira ngo arabizi, muri IPC abanasi na masike na face shield ngira ngo murabizi, mu bihe bya covid bitoroshye. Iyo tutagira imbaraga zikomeye cyane z'abanasi bashobora kwita kuri bariya barwayi, icyorezo ntabwo twari kukivamo. Kuva rero muri ibyo bihe bikomeye kugeza ubu ngubu tutari mu byorezo, ariko nabwo duhanganye n'uburwayi, uruhare rw'abanasi n'ababyaza mu gutanga serivisi ntabwo dushobora kurukerensa. Turarubashimira rero kandi bikomeye cyane. Yabasabye kandi gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga, gukora akazi kabo kubahiriza amahame y'umwuga, kugira impuhwe no kwakira neza ababagana, baharanira gutanga ubuvuzi bufite ireme. Ariko kandi akaba ari n'umwanya wo kongera kwibukiranya yuko ubunasi, ububyaza cyangwa se inshingano zo kwa muganga muri rusange ari ubunyamwuga. Sibyo yemwe? Ubunyamwuga. Umuntu aravuka agakura akagana mu ishuri akagira iryo aganamo, sibyo? Akagira iryo atoranya akariganamo. Ubwo abafashe icyerekezo rero agakora umwuga we mu buzima bwe bwose. Ubwo bunyamwuga rero iyo akomeje kubushimangira bumufasha guherekeza neza umwuga we. Niyo mpamvu rero dushima cyane benshi muri mwebwe no kubijyanye n'ubunyamwuga. Iyo ubonye commitment abantu baba bafite bita ku barwayi kandi banoza neza izo nshingano mu buryo buri professional, ibyo turabibashimira cyane. Niyo mpamvu tubasaba ngo mukomeze mushimangire ikintu cyitwa ubunyamwuga ku mwuga wacu ujyanye no kuvura abarwayi. Niyo mpamvu rero tubasaba rwose ko ibyo tubishimangira, tugakomeza gukora kinyamwuga, tukumva neza uburenganzira bw'abarwayi, tukumva neza inshingano zacu, tugakorana neza n'abandi, baba ari abayobozi bacu, baba ari abanasi, ababyaza dukorana umunsi ku wundi, baba ari abaganga dufatanya mu kwita ku barwayi. Turasaba yuko dukomeza gukorana neza mu rwego rwo kugira ngo icyo cyerekezo twagize cyo gukora umwuga wacu gikomeze tugiherekeze neza, tuzanagisoze neza, ariko no mu kugira ngo twite ku barwayi tuba dushinzwe nabo babone serivisi kandi serivisi nziza. Reka tubashimire cyane, mwakoze cyane kudukurikira mwese. Turashimira byimazeyo abaforomo n'ababyaza bakomeje gukora akazi kabo k'indashyikirwa, bafite umutima wo gufasha no kurengera ubuzima bw'abaturage. Nk'uko byagarutsweho n'umuyobozi w'ibitaro, ubunyamwuga, impuhwe n'ubwitange nibyo bikomeza gutuma serivisi z'ubuzima zitangwa neza kandi zizewe. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, like na share kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro n'amakuru abafite akamaro. Mwakoze cyane kudukurikira.